navuze nti muri kategori zose mu nzego zose iryo perereza rizakorwa ntagize uwo ntunga agatoki ariko hose iryo perereza rigomba gukorwa ryagutse ntabwo navuga wenda ngo ndariha igihe cy'amezi angahe oya tuzagumya duperereza igihe cyose amakuru n'ikindi kandi buriya ikindi nabibutsa buri cya ruswa ntigisaza igihe cyose amakuru abonekeye ntabwo byabuza kugira gukurikirana. FDA yamunzwe na ruswa n'imikorere mibi. This thing buretse gato reka nyir'umupfu niwe ufata hanuka reka hano hanuma kandi mpamvu niyo gutangira utarabivuga reka nyikubwira wareka nkayikubwira hari Rwanda FDA hari na Rwanda Bureau of Standards. Rwanda Bureau of Standards yo tubanze tuyireke muri no case muri abo bombi ni rutanga kiriya cyangombwa Rwanda FDA kuko ubu turi mu buzima ni Food and Drug Authority bari abo bashinzwe icyo bita standards zo ku isoko mpuzamahanga bikuvuga ngo dufite SMARC ariko nabo ntibari bujye kure cyane yabo ndi butunga urutoki. Ndagusuhuje bitewe n'ibice by'isi ugiye uherereyemo abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga mwese mudukurikirana mukomeze kugubwa neza muri rusange. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kugaruka ku bijyanye n'ifungwa ndetse n'ihagarikwa ry'inganda zari zisanzwe zikora inzoga zizwe nk'ibyuma ahangaha mu Rwanda zahagaritswe burundu kugera ubwo zizongererwa guhabwa ibyangombwa ndetse no kwemererwa kongera gukora bitabaye ibyo zigahagarikwa ndetse zikanacibwa mu Rwanda burundu. Gusanga hari byinshi tugomba kumanza kwibaza ndetse no gutekereza mbere yuko hafatwa ibyemezo aricyo kintu kiri gutuma benshi mu banyarwanda ndetse n'abandi bose abatari abanyarwanda baba hanze gusa bamaze kumenya amakuru y'ibyabaye bari kunenga leta y'u Rwanda cyane by'umwihariko Rwanda FDA bakananenga ikigo gitanga standard gitanga ubuziranenge Rwanda Standard Board icyo nacyo kiri mu majwi cyangwa se kiri mu bari kunengwa dore ko hari kuvugwa ruswa nyinshi cyane ikabije hagati y'ibi bigo bibiri hagati ya Rwanda FDA ndetse na Rwanda Standard Board ni ukuvuga ngo hagati muri ibi bigo byombi harimo uwariye ruswa cyangwa se uwari usanzwe urya ruswa muri ibi bigo kugira ngo ibi bigo bihabwe uburenganzira bwo gukora bitangire gukora kugeraho nyine muri rusange ibintu bigira hanga bikarinda bifungwa company zari zimaze gukora dore ko inganda zari zimaze gufata izina ndetse no kwamamaza benshi mu banyarwanda bari bamaze kuzimenyera ndetse no kuzimenya dore ko no kuri RBA bamaraga kurangiza match cyangwa se amakuru avuyemo bagahita bakwamamariza inzoga zimwe muri izi ngizi nka United Gin ndetse n'izindi zitandukanye. Bimwe mu byamamare byinshi bikomeye cyane mu Rwanda izi nzoga byari birimo kuzamamaza ama YouTube channel n'amateleviziyo byose byari birimo kwamamaza izi nzoga zari zirimo kumara urubyiruko nyarwanda. Noneho nabwo sinzi uburyo nyine byavumbuwe benshi mu banyamakuru ndetse n'abandi bakomeye mu Rwanda bagiye babigarukaho harimo nka Uwera Jean Maurice nawe yabigarutse agira ati ibi bintu iyo bidakorwa urubyiruko nyarwanda rwari rugiye kuhashirira ndetse n'abandi benshi b'abanyarwanda bagiye bavuga bati ibi bintu ni byiza kuba byakozwe ariko se benshi ikintu bari kugarukaho ni ukuvuga ngo ibi bintu ko byakozwe yego turabyemera byakozwe ariko se byakozwe mu by'ukuri hagendeye kuki ubundi inganda zarinze gukora kugeraho zamamara kugera ngaha kugira aho zicuruza hakanapfa abantu bangana gutya benshi bagahuma abandi bakahaburira ubuzima leta y'u Rwanda yari irihe ni ukuvuga ngo bodies bishinzwe zo zari zirihe nyine kugeraho ibintu bigera kuri uru rwego. Ibi rero nanone byatumye benshi mu banyarwanda bakritika cyangwa se abatangira kugira idea ivuga ko harimo ruswa ahangaha muri izi bodi benshi bagiye barya ruswa akaba ariyo mpamvu ibintu bigeze kuri uru rwego nta muntu n'umwe wigeze ubimenya. Hanyuma bagakomeza babaza ngo inkomoko y'ibi ngibi y'ubundi kugira ngo bimenyekane cyangwa se batangire gufunga izi nganda byo byakomotse hehe bamenye bato ubundi ko inganda zimeze gutya cyangwa se zikora cyangwa se zirimo kwicura urubyiruko nyarwanda dore ko bo n'ubundi ngo babiharira urubyiruko nyarwanda cyangwa se ngo abanyarwanda aribo bapfe mu gihe aribo bapfa mu gihe bo nyine badasanzwe bakoresha ibi byuma. Ariko nanone nubwo bihagaritse mu Rwanda hari byinshi bitarahagarikwa hari inzoga nyinshi zitarahagarikwa zirimo kuvanwa hanze nyine ziri gutumizwa mu mahanga hari ziva muri Kenya hari ziva muri mu Buhinde naho haturuka inzoga z'ibyuma zicururizwa hanga mu Rwanda aho hose ntahaturuka inzoga gusa nanone ndagira ngo nkwibutse neza ko nanone
leta y'u Rwanda yasize itangazo hanze ribuza gutumiza ndetse no kuzana ibintu biturutse mu mahanga byinjira mu Rwanda birimo inzoga cyangwa se izi nzoga z'ibyuma. Leta y'u Rwanda yabihagaritse burundu kugeza igihe izongera gukomora cyangwa se gutanga itangazo irekura abantu kongera gutumiza ndetse no gucuruza no gukwirakwiza izi nzoga z'ibyuma, haba izitumizwa mu mahanga ndetse n'izikorerwa imbere mu gihugu. Ubwo ni ugutegereza kugeza igihe ibyo ngibyo bizakorerwa. Ikindi kintu gihari nanone kugira ubu ngubu cyangwa se andi makuru arimo kuvugwa ahangaha mu Rwanda ngira ngo tuze kunyuramo twihuta, na makuru afitanye isano na mituweli. Mituweli rero ni kimwe mu gikorwa gikomeye mu Rwanda cyangwa se u Rwanda rumaze kugeraho cyakozwe ndetse kandi cyiza abanyarwanda twese twishimira. Ejo bundi mu kwa kabiri rero mituweli yongerewe ibiciro bitandukanye nuko twari dusanzwe tubimenyereye. Mituweli barayizamura bayivana ku 3,000 bayigeza ku 5,000, 8 ndetse n'ibihumbi 20. Ibyo ngibyo byarasakuje cyane kugera uyu munsi wa none ni benshi mu banyarwanda batari bishura mituweli kubera icyo kibazo cyo kubura amafaranga. Rero ibyo ngibyo nanone ndagira ngo mubwire ko ubu ngubu habonetse igisubizo cyiza. Biri mu byaganiweho mu nama y'Aminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026. Iyo nama yiga ku hazaza umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Hanyuma ibyo ngibyo bikaba ari bimwe mu byagarutseho. Rero ibi mu byakozwe byose byarangiye mituweli muri rusange igabanyijwe bimwe mu biciro nibyo ngira ngo tuvugeho. Hanyuma mbere yuko tuvuga kuri ibi biciro mu buryo ibintu byagabanyijweho, reka manze ngusubize inyuma gato aho byose byatangiriye muri rusange kugira ngo tumenye ngo ibintu byatangiye bitewe ngo bigeze, kuko ibi biraza kudufasha kumva ndetse no gusobanukirwa uburyo ibintu bishyashya byakozwe kugera ahangaha. Ndagira ngo ibi byose ubundi byatangiye mu kwa kabiri umwaka wa 2026 aribwo RSSB yasize itangazo hanze rigaragaza ibiciro. Iryo tangazo naryo ryari rigiye hanze nyuma yuko system ya RSSB yari yongeye amafaranga. Umuntu yajyaga muri system yajya kureba agasanga amafaranga agomba kwishyura ni menshi cyane agera ku 20,000. Icyo gihe buri wese wajyaga muri system yararebaga agasanga agomba kwishyura 20,000 kuri buri munyamuryango, ariko mu by'ukuri ntabwo byari ibyo byatumye RSSB ijya hanze isobanura nyine inkomoko y'ibyo bintu barimo kubona aho ngaho. Hanyuma ibyo biza kurangira muri rusange nanone RSSB ishize itangazo hanze rigaragaza ibiciro ndetse n'uburyo amafaranga ya mituweli agomba kwishyurwa umwaka wa 2026 2027. Ndakeka nashidikanya ko ubu ngubu benshi muri twebwe bamaze kwishyura mituweli, gusa hari n'abatarayishyura. Rero abayishyuye se ko bamaze kugabanya abo bizagenda bite? Ibyo ni bimwe ngira ngo tuze kuvugaho hanyuma twese tubisobanukirwe. Ndagira ngo noneho twandikira ahangaha neza. Mu bundi mu kwa kabiri itangazo ryatangazaga ko cyangwa se ryavugaga ko umuntu mu cyiciro cya mbere agomba kwishyura amafaranga y'u Rwanda 4,000, ariko muri rusange we ntabwo ari we uyishyurira yose. Ayo mafaranga 4,000 akaza kuyishyurirwa na leta. No kuvuga ngo leta yamufashaga 100%, we nta kintu na gitoya atanze. Hanyuma ibyo ngibyo bivuyeho icyiciro cya kabiri nacyo byagaragaraga ko mu cyiciro cya kabiri bagomba kujya bishyura amafaranga y'u Rwanda 4,000 nabo, ariko ntibayishyure yose ahubwo bakaza kwishyura 75% by'ayo mafaranga kuri buri munyamuryango. No kuvuga ngo 75% by'ayo mafaranga yose ubwo byari 3,000, hanyuma leta igatanga 25 yanganaga n'igihumbi. Ni ukuvuga ngo ubwo muri ibyo 4,000 leta nyine yagutangiraga igihumbi wowe uba mu muryango uba mu cyiciro cya kabiri, hanyuma nawe ugatanga 3,000. Ibyo ngibyo rero bivuyeho nanone bagaragaje icyiciro cya gatatu, dore ko byari ibyiciro 5. Ubu ku cyiciro cya gatatu bagaragaza ko umuntu mu cyiciro cya gatatu agomba kujya yishyura amafaranga y'u Rwanda 5,000 nawe. Hanyuma we nta nkunganire nawe yagombaga kubaho, no kuvuga ngo yagomba kuyishyurira yose nta kintu na gitoya bamwunganiye habe na gatoya. No kuvuga ngo 100% umunyarwanda akabyipevera akishyura ayo mafaranga byuzuye. No kuvuga ngo ni full fees cyangwa se akishyura amafaranga yose yuzuye nta nkunganire nayo ya leta imuhaye. Ibyo 5 rero nibyo nyine bagomba kujya bishura. Icyiciro cya kane bagomba kujya bishura amafaranga 8,000 by'amanyarwanda nyine muri rusange, nabo nta nkunganire na ntoya ibayeho yose bakayishyurira. Gusa abo mu cyiciro cya gatatu kubera ko u Rwanda rugizwe n'abaturage benshi cyane bo mu Rwanda baba mu cyiciro cya gatatu, ibyo rero nibyo bituma nanone icyiciro cya gatatu gisa nkaho kiri mu bantu bishura amafaranga menshi iyo dukoze igiranisha nayo abandi bishura. Ushobora kumva ngo umuntu mu cyiciro cya kane yishura 8,000 ukumva ngo ayo mafaranga ni menshi kuruta 5,000, ariko umuntu mu cyiciro cya gatatu wishyura 5,000 yakorera 4,000 ku munsi cyangwa se akorera 5,000 ku munsi, urumva ko ni ukuvuga ngo abasa nkaho arimo kwishyura menshi. Ndetse niyo tugiye mu gusora, abasora bo hagati cyangwa se abo basora baringaniye nabo usanga basora amafaranga menshi ugereranyije n'abasora banini ndetse n'abasora batoya. Igituma rero leta ibikora gutya cyangwa se za leta zibikora gutya nuko ziba zibona ko aba bantu baba bafite mu by'ukuri umuhati wo gukora badashobora guhagarara habe na gatoya, kubera ko bo bakora ibintu bikagenda, baba bakeneye kugera ku iterambere rifatika. Nicyo gituma leta ibigenza gutya nyine kugira ngo ikomeze kubakoresha abakore bateze igihugu imbere muri rusange binyuze mu
imisoro ndetse no kwishyura amafaranga nk'aya ngaya. Hanyuma rero ndakeka nashidikanya kugira ubu ngubu mumaze kwisobanukirwa n'icyiciro cya gatanu bo bagomba kujya bishyura amafaranga y'u Rwanda 20,000 byuzuye neza, nabo ubwo urumva nta nkunganire na ntoya yari hari, ni ukwishurira 100%. hanyuma ndabona video irimo kuba ndende, ndeka nze nkora indi video iraza mu by'ukuri ihita idufasha kumva ndetse no gusobanukirwa uburyo ibiciro byashifitinzwe cyangwa se byagabanijwe. Nuze gucikwa mu kanya rero, twongere guhura mu kanya tuvuga ku buryo ibiciro byagabanijweho 25% tubisobanura neza. Bye bye.